ngo okay murakaza neza kuri Twitch na Love Official kwezi na Mungu wanyu Iradukunda Jiva nyuma y'igihe kirekire nyuma y'iminsi myinshi gusa uyu munsi twongeye kumvikana cyangwa se twongeye kubonana niwa Mungu wanyu Iradukunda Jiva ngo gutangiye mbibabwira nari maze iminsi ndwaye gusa ubu ngubu ndi very well kubaha nyine ibiganiro byiza nk'ibi ngibi uyu munsi rero tugiye kuganira ku bakire batanu ba mbere kuri iyi si abakire batanu ba mbere dufite binjiye umwaka wa 2026 aribo bakire ba mbere nawe uyu mwaka wa 2026 dushobora kuwusohoka byibuza uri umukire wa mbere mu mudugudu w'iwanyu mu murenge mu karere ndetse no ku rwego rw'igihugu no kwisi pe byashoboka kuko bano bose nabo bavutse ari abana nkawe kandi n'ubu ngubu n'abantu nkawe nta kintu umuntu yakora nawe utakora gusa ubu ngubu bamaze kugusiga cyane banza wumve rero nimba uri wiga urabigiraho nabakozi cyane umukire wa gatanu rero murafashe dore kuwa gatanu tugenda kuwa mbere ubwo uwa mbere nawe turaza kumureba umukire wa gatanu bamwita Warren Buffett ubundi umutungo we ubarirwa hagati ya miliyoni 120 kujya kuri miliyoni 130 mumbabarire biliyoni 120 kujya kuri biliyoni 130 n'amafaranga y'amadolari nituyakira mu Banyarwanda arakabakaba trillion 144 cyangwa se trillion 156 ngawumva ni amafaranga menshi cyane kabisa ari amafaranga ashobora kuba yagura igihugu kandi ubwo n'umukire wa gatanu kadukomeze ku mukire wa kane umukire wa kane mujye munamwumva cyane uyu nguyu utanamuzi nta nubwo gukurikirana social media cyangwa se ukoresha internet cyane bamwita Bill Gates rero net worth cyangwa se umutungo we ubarirwa hagati ya biliyoni 130 kugera kuri biliyoni 140 no cyangwa mu Banyarwanda arasaga trillion 138 aya ni amafaranga menshi cyane kabisa nibikubwira kandi ubyumve nk'ukuri dukomeze kuwa gatatu uwa gatatu amwita Jeff Bezos byabigoye nawe utamuzi uyu Jeff Bezos net worth cyangwa se umutungo we ubarirwa hagati ya biliyoni 160 kujya kuri biliyoni 140 nituvuga biliyoni numva Abanyarwanda oya is the dollars aya ni amadolari mukirambere ko tunamutinda pe uyu nguyu rero Jeff Bezos we afite is a billion 170 z'amadolari niyo cyo mu Banyarwanda urasanga ari trillion 204 nyumvira ayo mafaranga ni amafaranga menshi cyane kabisa ngaba baratunza barakoze nawe uri kureka ko nyine ari abasaza pe ntabwo wajya kugana uko nguko nawe ariko tukiri aho ngaho hari umuntu rero wumva ko kuba umukire ari ibintu azagenda agahita akora agahita umukire oya ni ibintu biri process we banza utegura ibintu byawe witonze nawe wabona ubaye umukire wa mbere ku isi cyangwa se ukaba byuza nko mu 10 ba mbere reka dukomeze kuwa kabiri mwita Bernard Arnault uwo ngo muri kure Bernard Arnault rero net worth ye ibarirwa hagati n'uwa kabiri ya biliyoni 210 aya ni amafaranga none n'icyo cyari mu Banyarwanda arusha uwa kabiri amafaranga menshi cyane kuko uwa kabiri afite trillion 204 none uyu nguyu nako uwa gatatu afite trillion 240 uyu nguyu wa kabiri afite trillion 240 mu gihe wa undi wa gatatu afite trillion 204 ubwo urumva difference y'amafaranga arimo katurebe rero umukire wa mbere ku isi umukire wa mbere ku isi bamwita Elon Musk CEO wa Tesla cyangwa se SpaceX ni za electronic SpaceX ni iza ndege cyangwa se byogajuru bigenda bikagera ku kwezi undi Elon Musk we birashoboka ko muri 2000 uyu mwaka washira yibera mu kwezi ubundi nicyo kintu ubundi abashaka ni CEO nyine wa electronic cars za modoka z'amashanyarazi uyu nguyu ni wabizanye Elon Musk none umva amafaranga uyu Elon Musk arusha uyu nguyu Bernard amurusha reka tuvuga amafaranga ya Elon Musk Elon Musk ubundi net worth yiwe ibarirwa hagati ya biliyoni 250 z'amadolari ni amafaranga menshi cyane tekeye mu Banyarwanda arakabakaba trillion 300 umva amafaranga kandi ubu ngubu ushobora kugenda nyine abahindagurika cyane ni amafaranga menshi cyane kabisa trillion 300 trillion ni nyinshi cyane uyu rero Elon Musk nawe wamuba dore ko ubundi ni umusoza Afrika gusa afite ubwene gihugu bwa Amerika urumva ko Afrika dufitemo ikintu cyo kuba imbere mayindirenze cyane ubwo urumva ko ari ibintu biri very well bishimishije cyane ubwo rero ikindi twavuga kuri Elon Musk ubwo niwe mukire wa mbere ku isi nyine
keep work, never give up, nawe wamukirambere ku isi. Reka mbashimire no Mungu wanjye dukunda Jiva kugira ngo subscribe. Ciao ciao, wandike muri comment icyo tuzaganiraho ubutaha.